Yes, turabashimiye mwese abadukurikiye. Njyewe turi kubana nitwa Aphrodis. Uyu munsi tugiye mu murenge wa Munyaga. Mu murenge wa Munyaga ahari bubere umuganda ku rwego rw'igihugu. Ni umuganda wo gutera igiti nkuko mubizi. Iyo ibiti bimeze neza, iyo dufite ibiti, tuba twizeye ko twakwirinda n'ihindagurika ry'ikirere. Niyo n'ubwo buryo urwego rw'igihugu rwateguye umuganda turi bukorere mu murenge wa Munyaga. Ni site nini yateguwe, turibuze gutera igiti. Turaza kuba turi kumwe n'abashyitsi bakuru b'urwego rw'igihugu batandukanye, ari nabyo turibuze kubagezaho. Rero turabararitse mudukurikirane kandi tunashishikariza abandi bantu bose badukurikiye ko gutera igiti uburimo wubaka isi nziza, uburimo wubaka isi nzima. Hanyuma uyu munsi wa none reka tugende mu murenge wa Munyaga aho umushyitsi mukuru minister ari bo bari, natwe tukaba tuhababereye tubereka uko ibikorwa biri bugende bikurikirana nuko abaturage bari buze kwiterera igiti. Turabashimiye, turabakunda, mujye mukomeza mudukurikirane ku Ruzabibu TV official. Amakuru yose tuyabagezaho. Murakoze cyane, reka tujye mu muganda. Batuwe cyane. Karere rero kacu kagizwe n'umubare munini w'abagabo kuko bagera kuri 50.3% n'abagore bagera kuri 49.7%. Bakaba kagizwe n'imirenge 14, utugari 82 ndetse n'imidugudu 474. Umubare munini w'abaturage bacu bakaba ari abahinzi. Tukaba tubashimira nyakubahwa minisita yuko mwemeye ko uyu muganda ukoza uku kwezi wabereye mu karere kacu ka Rwamagana, ndetse tukaba twanagize amahirwe kuko ariho hatangirijwe ku mugaragaro gutangiza igihembwe cyo gutera ibiti. Tukaba tubizeza nyakubahwa minisita yuko tuzakomeza no ku zindi site uretse iyi site. Rero iyi site ikaba iri ku rugabaniro rw'umurenge wa Munyaga, aho twateye ibiti ni mu murenge wa Munyaga, ariko aha twicaye ni mu murenge wa Kigabiro. Bigaragara ko iyi site iri ku rugabaniro rw'iyi mirenge ibiri ari Kigabiro ndetse na Munyaga. Amazi akakigaburira yaza ku mutumba w'insina ntabwo mubonye ukuntu ari kugenda. Ibi bintu birasaba ko waracukuye ibijumba n'intoki. Nawe wabibonye kabisa uba waracukuye. Umuntu utarigeze ibyo bintu arahiye. Ibijumba n'imyumbati kabisa. Hano hantu hari ikimbere ubu ishyamba kubona zari urabona abo hakurya batari mu bamaze gutera igiti dutahe na n'umuganda n'urayi cyane nagiteye nanjye ndagiteye igiti mu gifungo ubundi reka turebe ubundi tureba ko gifite n'umutwe umwe ikiza gifite byinshi bigenda
Murishimye? Ndashaka kubona umuntu wishimye akaboko hejuru. So indirimbo ngiye kuririmba bwa nyuma ndashaka akaboko hejuru. Twese let's go. Everybody let's go. Hey now. Kumyaka y'efente nibwo yatangiye abona ko byose ari ukuri. Ashonesha abafata inshuti bamwe muri bo bamubona mu kuri. Kumenya bikora mu kuri yumvaga iminsi yamuhaye siri. Yakoraga cyane abikunda cyane prota ariho no gufata insiri. Urabizi byawe birakura munsi ku munsi gake bigasora. Ababibona no gufotora icyo biteze no kubona ugotora. Ageze munsi barasara umvise izira baratana. Aje kuri baratana. Turakomeza kumva impanuro z'abayobozi bakuru turi hano. Unyemere twakire nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gavana Prudence Rwigisa umwanya wanyu. Nyakubahwa Minisitiri w'Ibidukikije, Excellency Ambassador of Israel, the Republic of Rwanda, Nyakubahwa mugize inzego z'umutekano, ande ukuriye ingabo ya gatanu, ukuriye polisi mu ntara yacu, Nyakubahwa badepite atugendereye, umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Rwamagana katwakiriye umunsi, Nyakubahwa meya na nyobozi y'akarere, namwe bayobozi batandukanye mu byubahiro byanyu, abaturage bacu ba Munyaga muraho neza. Mwakoze cyane kwitabira umuganda tukakira n'abashyitsi, mwakoze kandi no kwitabira muri benshi. Nimwe y'amashyi. Nyakubahwa Minisitiri, umunsi w'umuganda najya ngo nunge mu buryo bambarije bavuze tubashima cyane n'abandi bafatanyabikorwa baje kuba umunsi w'umuganda, cyane cyane gutera igiti ku rwego rw'igihugu. Mwahisemo kutubera umushyitsi ndetse n'ibigo bitandukanye bishamikiye kuri minisiteri n'abandi bafatanyabikorwa, tukaba twateye ibiti hano muri Munyaga. Ubundi intara yacu ifite uturere dutandukanye tuzwi nk'uturere twunganira umujyi wa Kigali, mu ndimi z'amahanga tuzita secondary cities cyangwa na za satellite cities. Aho hose dufitemo gahunda yo gutera ibiti, cyane cyane nk'ikigega cy'igihugu tugatera ibiti by'imbuto, ari naho twabikoze. Shima cyane ari mwebwe Nyakubahwa Minisitiri ariko na Ambassador wa Israel wabigizemo uruhare, tugatera ibiti by'imbuto. Ni gahunda dufite muri iyo mijyi itandukanye, tugatera n'ibindi biti bigira amashyamba ku buso butandukanye twagiye duhitamo mu turere dutandukanye, ariko muri iyo mijyi yunganira umujyi wa Kigali tugatera n'ibiti birimbisha iyo mijyi yacu. Aha rero ntabwo nakwibagirwa ko tubifatanyamo n'inzego zitandukanye, ibigo bitandukanye, ariko cyane cyane namwe Nyakubahwa Minisitiri, tukaba tubizeje ko uyu muganda twakoze uyu munsi, ibiti twateye ari aha no mu tundi turere tugize intara aho byatewe, ndetse n'ibindi tuzatera, kuko ni gahunda ikomeje tuzafatanya mu kubibungabunga. Nagira ngo mbisabe n'abo baturage turi kumwe hano ba Munyaga n'abandi bo mu ntara yacu ko dufite uruhare runini rwo gukomeza ibi biti twateye, tukabikurikirana kugira ngo bitazangirika. Bimaze kugaragara ko hari ikibazo cy'imvura
ahangaha ni impinduka z'ikirere ndetse tukabitera no ku mashuri kugira ngo tubitoze abana bacu dukomeze n'umungu. Ubu ibiti by'imbuto ntabwo tukiri ku muhigo wo gutera 3 gusa mu ngo cyangwa kuri buri muturage, twageze kuri 5. Aha nta nubwo ari buryo gusa bwo kurwanya inzara, ariko noneho ahubwo ni kugira ngo tunasagure n'andi masoko ko turi n'ikigega cy'igihugu. Kwa Minisita, uyu munsi wahujwe nanone n'icyumweru cyihariye cyo kwizigamira. Ni gahunda dufite abanyarwanda mu ntara yacu. Umuhango ukaba watangirijwe mu karere ka Kirehe, unahuzwa na gahunda y'umuganda. Mufashe dushime Rwamagana nk'akarere, niko karere kari ku isonga mu gihugu mu bwizigame. Kwa meya, nyobozi n'abajyanama, ubukangurambaga mukora, abaturage bumva, ngo honorable député Anastase arabivuze, bumva gahunda za leta bakazishyira mu bikorwa. Akarere ka Rwamagana niko kari ku isonga mu kwizigamira mu gihugu muri ejo heza. Ariko n'intara biragaragara ko duhagaze neza, ko turi intara ya mbere mu gihugu mu kwizigamira muri ejo heza, n'uturere 5 muri 7 twaba turi mu 10 ba mbere. Mukomereza aho rero twizigamire uko tuba duteganyiriza ejo heza hazaza hacu, ariko nabo tubyara. Kwa Minisita, ngana ku musozo, ntago nakwibagirwa gushima ibi bigo bindi biri hano twafatanije, kuko izo gahunda mvuze zo kubungabunga ibiti tuba twateye no kugira ngo tubungabunge ibidukikije biciye muri Minisiteri y'Ibidukikije, yaba ari Tripogia iri hano, Oneka Fund iri hano, n'ibi bigo bishamikiye kuri Minisiteri, Enabel turafatanya, ndetse n'ibindi bigo privé, Prime Insurance. Ntabwo tubabona gusa mu kwizigamira, ariko murabona ko babaje nabo kudufasha muri gahunda za leta, kandi mu handi hose tugomba kuzabitera nkuko nabivuze. Muzaze dufatanye igahunda, twitera amashyamba, tubungabunga ibidukikije, tugire igihugu cyiza n'intare nziza. Ndagira ngo bashimire kuba muniza amatwi, mumire nyakubahwa Minisita kuduha ubutumwa nyamukuru bw'uyu munsi. Honorable Minister, ijambo ni ryawe. Abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, abaturage b'akarere ka Rwamagana, by'umwihariko uyu murenge wa Munyaga, turabasuje. Muraho neza? Nshaka kubanza kubasaba mubinyemerere umuco wacu wa Kinyarwanda, mbanze nakira abashyitsi baje kwifatanya natwe, noneho ndaza kongera kugaruka tuganire mu rurimi rwacu ruduhuza rw'Ikinyarwanda. Yarahindutse, namwe murabibona. U Rwanda rwabashije gutera amashyamba ku buso bungana na 30% by'ubuso bwose bw'igihugu, ariko tugomba kubungabunga ayo mashyamba, ndetse tukanatera andi ku butaka bwose bwagenewe amashyamba hagendewe ku bishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka. Muri iki gihe cy'imvura y'umuhindo turimo, nubwo ari nke, Minisiteri y'Ibidukikije ibinyujije mu kigo gishinzwe amashyamba hamwe n'abafatanyabikorwa hateguwe ibikorwa binyuranye, harimo gutera ibiti by'ishyamba, ibya gakondo, iby'imbuto, ibirimbisha ahantu n'ibivangwa n'imyaka bigera muri miliyoni 65. Ibyo bikorwa byaratangiye kandi biranakomeje mu gihugu cyose, bikajyana n'ibikorwa by'ubukangurambaga kugira ngo abantu bitabire gutera ibiti ndetse no kubibungabunga. By'umwihariko mureke twumvikane, mwihangane abari inyuma, kubera ko hari ibyo ngiye kubasaba tugomba gufatanya. Harimo gukomeza gutera ibiti by'ishyamba, iby'imbuto, ibya gakondo n'ibirimbisha ahantu, ndetse cyane cyane n'ibivangwa n'imyaka aho duhinga, kugira ngo bitugirire akamaro kandi bidufashe kudatakaza ubutaka bwacu kubera isuri ishobora no kuduteza ibiza.
Tugomba kandi kubungabunga amashyamba yacu, tuyakorera neza, kuyatera ni kimwe ariko tugomba no kuyitaho, ndetse tukirinda no kuvogera cyangwa kwangiza amashyamba ya leta, ayabikorera ndetse n'ayacu bwite, kuko hari igihe tubona ibikorwa byo gusarura amashyamba ateze. Tugomba kandi kwitabira gahunda yo gukoresha rondereza, ku babishoboye bagakoresha gaze aho bishoboka, n'ubundi buryo bugabanya ibicanwa mu rwego rwo kugabanya ibiti bitemwa byaba iby'amashyamba, ndetse uretse no kwangiza ibiti bituma duhumanya n'umwuka w'ikirere. Nk'uko nari maze kubivuga, tugomba kwirinda gusarura ibiti biteze neza, ibyo dukunze kwita imishoro, kuko byangiza amashyamba yacu, kandi nk'uko nigeze kubivuga, ibi bihanwa n'amategeko, ariko ntabwo twifuza guhana, ahubwo turifuza gufatanya kubibungabunga, kuko nubwo wahana igiti kiguba wagitemye akamaro kacyo katakaye. Muri rusange turasabwa kwita ku biti twateye, aribyo twateye ari n'ibyatewe mu myaka yashize ndetse n'ibindi bizaza, kugira ngo bikure neza bitange umusaruro tubyifuzaho. Kugira ngo rero byose tubigereho, birasaba ko twese hamwe, cyane cyane urubyiruko, nabonye hano abenshi ari urubyiruko, tugomba kubigira ibyacu, tugomba kubikunda ndetse no kubishishikariza abandi batabashije kugera hano. Turabasaba kuzakomeza gukurikirana imikurire y'ibiti twateye umunsi mu muganda, kugira ngo bizatange umusaruro byitezweho. Dutere ibiti, tubibungabunge, hanyuma turengere isi. Murakoze cyane. Yes, turabashimiye mwese abadukurikiye. Uyu munsi turi mu murenge wa Munyaga, ni mu karere ka Rwamagana, aho twagiye mu muganda rusange ku rwego rw'igihugu, twagiye gutera igiti. Hanyuma nyuma yuko duteye igiti, twegereye umwe mu bakozi b'aka karere, ariko by'umwihariko muri uno murenge wa Munyaga, ushinzwe amashyamba, mine na kariyeri. Rero tugiye kumubazaho gato ku bijyanye n'iyi site mureba twateyeho ibiti. Haje minisita n'izindi nzego zitandukanye, haje ambasaderi, haje n'abadepite, ariko by'umwihariko turagira ngo noneho atubwire by'umwihariko uburyo iyi site yateguwe, uburyo yabigenje, cyangwa se uburyo yafatanyije n'izindi nzego tukabona ahantu hangana gutya ho gutera kuri uyu munsi ku rwego rw'igihugu. Reka tumwakire kuri mikoro atubwire amazina, hanyuma dukomeze tuganire. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Pierre, abandi umukozi ushinzwe amashyamba, mine na kariyeri mu murenge wa Munyaga. Iyi site twakoreyeho umuganda yahujwe na gahunda yo gutera igiti ku rwego rw'igihugu. Ni site iherereye mu murenge wa Munyaga, kagari ka Kaduha, umudugudu wa Kamamana. Iyi site igizwe na hegitari 18 n'ibice bitatu, ikaba ari site, akaba ari ubutaka bw'abaturage basaga abaturage 38, akaba aribo ba nyiri mashyamba. Iyi site ni nziza cyane, yari iriho amashyamba ashaje atarabashaga gutanga umusaruro. Nyuma yuko ubuyobozi bwegereye abaturage, dusanga amashyamba yabo nta musaruro bakuramo, dufata gahunda ko tubahuza n'amahirwe yacu. Noneho amahirwe haboneka umuterankunga araza, iri shyamba asaba ko turikuraho kugira ngo umuturage wacu yiteze imbere. Muri rusange umuturage icyo asabwa ni ukuzana ubutaka, ibindi bijya gutegura site, haba gukuraho ibihuru, gukuraho ibishyitsi, guca imirwanyasuri, guca imyobo, kuzana ingemwe, ibyo byose bikishyurwa n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi site duteganya ko nyuma yuko twamaze kuyivugurura tukayitera tukayisazura ikamera neza, nibura umuturage wacu azagera kuri miliyoni 6 mu gihe cy'imyaka 4 kuri hegitari imwe. Mu busanzwe mbere ko tuvugurura iyi site, umuturage yabashaga gusarura 550 bihwanye n'amasiteri 441 kuri hegitari imwe. Ni igikorwa cyiza tugomba gukora nk'umurenge, tukakigeza ahantu hose, kubera ko kidufasha kubungabunga ibidukikije muri rusange, cyane ko mu ntara yacu y'Iburasirazuba dukunda kugira amapfa. Twizera ko tuna gutera amashyamba agakura, iterambere rizaboneka, kandi n'ibidukikije tuzabibungabunga bigende neza. Murakoze. Hanyuma tukubaza yenda ku bijyanye n'iyi site twateye,
tubwiye ko hari umuterankunga mwabonye ariko ni akarere muri rusange kabonye umuterankunga akabafasha uburyo bwo gutegura ino site. Ni umuterankunga wabigizemo uruhare cyangwa n'uruhare rw'abaturage? Muri rusange gutegura site hari uruhare rw'abaturage akaba n'uruhare rw'umuterankunga. Nkuko twabisobanuriye, umuterankunga hari ibyo abazwa nk'ingemwe, akabazwa yabisa amafaranga yo hejuru aremereye, ariko ibindi bikorwa byose byakozwe n'abaturage habaho ubufatanye bw'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Twabonye imirwanyasuri ikoze neza, twabonye imyobo icukuye neza, tubona ahantu nyine hakozwe mu buryo ari ahantu hateguye guterwa koko mu by'ukuri ibiti kuri iki gihembwe cy'itera. Ese mu buryo rusange ni abaturage bonyine babigizemo uruhare cyangwa leta hari igihe yigeze ishoramo n'amafaranga? Watubwira. Hafashwe igihe cyo guhugura abaturage kugira ngo yabikorwa babashe kubyumva, kuko gucukura umurwanyasuri mu by'ukuri bigira technical activities, aho twafashe igihe kingana n'icumi cyo guhugura abaturage bose n'inzego z'ibanze nk'umukozi ubishinzwe, dufatanyije n'izindi nzego tukabikurikirana, tukigisha umuturage uko agomba guca umurwanyasuri kugira ngo tubashe kurwanya isuri ndetse n'umusaruro wiyongere kuri hegitari. Hanyuma umuturage wakoze ibyo, icyo nagira ngo yenda numve kugira ngo yenda tubishishikarize n'abandi, aba baturage babikoze ku buntu cyangwa hari insimburamubyizi bagenerwaga? abadafite amashyamba kubura butaka babikoraga bashaka amafaranga, bashaka n'ubumenyi, bashaka amafaranga igice kimwe, ariko ikindi bakeneye n'ubumenyi kugira ngo bazanabujyane ahandi mu masamba ahingwa indi myaka. Watubwiye ko iyi site ifite hegitari zingahe? 18 n'ibice bitatu. Hegitari 18 n'ibice bitatu ahamaze gutegurwa. Mwateganyije ko cyangwa se mwateguye ko hazaterwa ubuhe bwoko bw'ibiti? Ubwoko bw'inyemwe twateguye ko buzaterwa kuri la site. Ni amashyamba turi gusazura. Ubwoko tuzatera bw'ibiti kuri la site iherereye muri Kamamana muri Kaduha, tuzateramo inturusu zingana n'ibihumbi 33. Niturangiza dutere ibihumbi 2500 by'ibiti gakondo, harimo imihumuro, harimo n'ibinyinya. Ibyo bizaterwa kuri site ya site mu buryo kugira ngo twongere twimakaze ibiti gakondo mu murenge wacu. Mwakoze. Hanyuma tukimara kumva uko iyo site ingana, uyu munsi ku muganda rusange hari igikorwa cyabaye, wabonye ko hajemo na minisita n'izindi nzego zitandukanye zo mu Rwanda mu kubungabunga ibidukikije. Mwari mwateganyije ko byibuze hari buterwe ingemwe zingana gute? Uyu munsi murakoze cyane. Uyu munsi twateguye ko hari buterwe ingemwe ku bwoko bw'inturusu, turatera ibihumbi 25. Byatewe. Ibiti gakondo harimo imihumuro twateye ibiti ibihumbi 2. Ibiti by'imbuto twateye 450. Ibyo nibyo biti byatewe uyu munsi. Ibiti by'imbuto byaba byatewe uyu munsi ni ibiti bingana gute? Uyu munsi ibiti by'imbuto byatewe imiryango 11. Ni site yateguwe yahurije hamwe kugira ngo tubashe kubona kwihaje mu biribwa tubona imbuto. Hatewe avoka, hategwa imyembe, hategwa amaronji. Ibyo nibyo biti by'imbuto byatewe mu murenge uyu munsi. Nk'umukozi ushinzwe amashyamba muri uno murenge wa Munyaga wabereyemo iki gikorwa muri rusange, hari ubutumwa wagenera iyindi mirenge cyangwa se utundi turere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu rwego rw'uko wabonye gutegura site biba bimeze, guha abaturage umurongo mwiza wo gutegura ahantu kandi bakabyumva neza? N'ubuhe butumwa watanga? Ni iyihe shusho nziza wabonye byasize hanyuma ukayigeza ku bandi? Twaguha umwanya. Ubutumwa bwiza natanga kuri bagenzi banjye, ku nshuti n'abavandimwe cyangwa abaturage muri rusange batuye igihugu cyacu cy'u Rwanda, icyambere ni uko habanza kubaho ubufatanye. Iyo hari ubufatanye byose birashoboka. Ibi twabikoze mu gihe gito kitageze ku minsi 20, ariko twahagurukanye na staff kubera ko bari kugera ku isibo, tujyanamo ibintu bigenda neza. Muri rusange habaye ubufatanye, ibintu byose bigenda neza. Ikindi ubwiza bwa site cyangwa ngo site itegurwe neza, hagiye habaho n'izindi nzego zagiye ziza kudusura zigatanga inama. Iyo habonetse ubufatanye hakaboneka inama, muri rusange ibintu bigerwaho. Iyo habonetse kwemera ko ibintu bishobora kwitanga ugakora, ibintu birakunda. Icyo natangamo ubujyanama. Tugushimiye cyane kandi turanizera neza ko n'abandi yenda ku nama ubahaye hari bizahinduka, hari umusaruro bizatanga. Hanyuma ku bikorwa byabaye uyu munsi, wakoze cyane
ndetse kandi no mu bindi bikorwa bizongera kugenda biba, nabwo nizera ko umusanzu wacu kubaka igihugu dore cyari mutoya uzakomeza. Urakoze cyane, ndumva araho utatukomeza kureba aho ibikorwa byakozwe uyu munsi aho bigeze. Murakoze cyane. Urakoze cyane Peter.